warifata uneza abantu ahubwo nyine ndukwafuza uri kungendaho nyine ari impamvu taha nyine bure nose ari kibazo nyine taha ntagushaka kwiniki se ntago ngushaka ntago amagere wakunyitaba nakwita se uko uri kumarira umuriro aho uri neza aha ndise uri kubona ari he ni wanjye cyangwa nakubyukije oya ntakumbyutsa genda ko mbona se vumbi genda hasi nta kibazo nyine mba nkubwire nese ari ikibazo mva kandi nashaka kuguma hano ntabwo mbishaka ari ikibazo kirahari nje kukureba mva nyine nkubwire nyine hari ibintu nakubeshye narinze kugira ngo mugusore imbabazi hanyuma gihe n'ikimva uretse abantu nkubwire nyine ndakigukubita uramvira mu rugo cyane uhambira ese ko ufite umushinga ndawufite warifata ukambeshya nta soni nibyo nzi gusabira imbabazi ntabyo kunsaba imbabazi uransaba imbabazi ngo bikurehe uretse wowe oya genda kandi nashaka kungira mu nzu ntabwo mbishaka mwese umureni nkubita ibikarito kuko wambeshye urifata wowe ukambwira ngo ugiye kungira inama ukanteza abantu twari uvuze ko ugiye gukora akavidewo se ngo wumve ko karya nakubwiye ngo ugashyire kuri YouTube ntacyo bitwaye mukuru wanjye wakurukanye uzi umuntu yerekanye videwo reka mubwire hari umujama sibyo ngeje mwavanye kwiga sinezi kuri n'umunyeshuri turahuriza ukuntu yambwiye yanutse igitutsi gikomeye atari gutuka sawa ukuntu yambwiye ndumva nagutuka nuko wubashye ko wambaye ingofero ko nambaye Jordan nako nicyo ngiye kuvuga nambaye ingofero wambaye Jordan uyu mugabo ateye ukuboko hejuru uramukunda ndamufana cyane niyo mpamvu nakubaye nukuramo ndagutuka nukuramo ndagutuka warenguyemo waruparawe yesi nyamusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Cekecuwa siakanyeze kino n'abana kino n'abanyina kuri uyu munsi abadukurikiye ndavuga makeya ndahantu mu gipangu nasetinze kamera maze gusetinga kamera hari ikinzanye hano ni ikihe mwarimo nkumbuye muri Gitumo reka mbikorera abafana banjye namwe mu dukurikiye gusa ntago ari inkuru nziza nta muntu wapfuye nta n'umuntu warwanye ariko nanone mbanza imbabazi ku bantu babonye ikiganiro cy'umwana w'umukobwa nakoze bavugaga uburyo umugabo wa mukuru we aba ashaka kumusambanya ndetse na murumuna w'umugabo agashaka kumusambanya ejo bundi yaramamagara nuka bikomeye arambwira ati ko nakubwiye ngo ngishe inama badukurikiye ratubwiye ngo ngishe inama waramwe ngo nashaka kugisha inama badukurikiye kumbi wankize ku karubanda ariko ndibaza se ibyo nakoraga byose ntago yarazi neza kandi kuri kamera turabasuhuje bamureke namenye amakuru y'ahantu aba mukuru we yahise amwirukana abonye amaze kubona video hari umuntu twazanye arambwira ati mana Cekecuwa niyo mpamvu nashyizeho telefone yaramwirukanye ngo asigaye yikodeshereza kabiri Imana biragenda neza amakuru mfite nuko ahari kameramani agendana nanjye twamuteze kamera nitsimbye ndamutesha umutwe abadukurikiye ndabasho kubera Imana ngiye kumwiyereka oya ntabwo mbishaka seko ufite umujinya ntabwo mbishaka niba ukurangiye hano banza umbwire umuntu ukurangiye cyari cyo bitwaye biragitwaye oya ntacyo twavugana ariko ubundi
wari ifata barazi ko nzi hano se ahubwo nyine nidukwakuye nyeneje uri kugusura kungendaho nyine ari impamvu genda taha se baretse taha nyine bure nose ari genda kibazo nyine taha ntabwo ngushaka kwini iki se ntabwo ngushaka ntabwo amagare wakunyitaba nakwita ese uko uri kumarira umuriro aha uri neza aha ndetse uri kubona ari he ni wanjye cyangwa ndakubyukije oya ntakumbyutsa genda ko mbona se vumbi genda ese nta kibazo nyine mva nkubwire nese hari ikibazo mva kandi nashaka kuguma hano ntabwo mbishaka hari ikibazo kirahari nje kukureba mva nyine nkubwire mva nkubwire nyine hari ibintu nakubeshye narinze kugira ngo mugusore imbabazi hanyuma gihe n'ikimva buretse bantu nkubwire nyine ndakigukubita uramvira mu rugo cyane uhambira ese ko ufite umushinga ndawufite warifata ukambeshya nta soni nibyo nzi gusabira imbabazi ntabyo kunsaba imbabazi uransaba imbabazi ngo bikureyo buretse wowe oya genda kandi nashaka kungira mu nzu ntabwo mbishaka mbese ubu urenda nkubita ibikarito kuko wambeshye urifata wowe ukambwira ngo ugiye kungira inama ukanteza abantu twari uvuze ko ugiye gukora akavidewo se ngo wumve ko karya nakubwiye ngo ugashyire kuri YouTube ngenje kugira ngo nganire nawe umugere impamvu kugira ngo wenda mukuru wakwirukane ko byagenze n'impamvu nase wari namye ko ni hano nase wandi ndakora uzi ko negeshe 2500 kuri moto maze mbigusubiza se bajya mbigusubiza uva hano ahantu bitwaye iki mani siko turi kuri cameraman wazanye kamera hano nibivugaho uko turi kuri dore cameraman nguri ado cameraman ndaza nseye n'ibyawe byose ujyane na siya mana birenze man birarenze warashaka kunteza abantu cameraman ne namutima nta kibazo nuko tuje man ari nkumbe gituma nana se ngiye nyina n'abana cyo nyina nabanye ni mpamvu taka telefone umuntu mama wanjye ari hano mama wanjye ari hano ariko twakina ukina nanjye na mama wawe uri umwana ari rusoro hasi wameka rebo umuntu makarebo buretse gato hasi waretse kamera wawe ari hanze reka tuganirire hanze ako manje uri umusazi wameka rebo umuntu wese hano baganira hanze okay noneho ngiye ndicara hano ngiye kubabonsaho umuryango wanjye siko nta n'intebe biri mu nzu urayingurira se basi reka mbirebere oya wiharebe nyine se buretse gato reka nkinge idirishya rero buretse ariko agakotoro ka desane kuri murafungirana dore ngakana nagasigara neza igikotoro cyanjye kwini ko ntari bye nta mutima mubi urawufite kamerama unyegere n'abantu bo mu cyaro bahari ngo n'abantu bo mu cyaro barahari baramenye yuko ngo nge wari uzi ko isi yose itemera kubona mbese ko nansi ko uri kuba sibaje kugisha inama se reka nawe ndi radiyo yo kuri YouTube tugiye twicaye Kigali News nita twarakubonye tugiye kwicara niba ari ibyo ngana wandajya mu nzu oya ntabyo mu twicare basi hano aha ntari ndicara urahagara cameraman yegera hano se ko muntu ufite amahane ndayafite ndicara urahagarara hano se abamenye ni imyanda imyanda mba nakoresheje imyanda mba nakoresheje kandi waramwa abatira utuvuta twawe kandi warabangura umwana wo mu mujyi aka ni akajori kawe se kameraman ngo nose ubigaragaze ko mfite n'akajori nyaramu nase ugira ngo nyare muri wese kandi ari niko kandi ngo waranyaraga muri wese zo mu nda byarahindutse nyine wankorera irya kabara se birabona gujya kuri televiziyo ukajya ngo isi yose ntabwo imira kure none jewe mukuru wanjye nyine wishimye se nanjye ndahicara wicara ko nkorera abakunzi bacu ntabyo abakunzi ase ubundi muba mubizi ko nkorera mwebwe cyangwa ntabwo baba babizi subscribe nyinshi zuzuriya noneho ntabyo nshaka narakwanze yo kuntu watumye mba mayibobo iyo nza gukorana ikiganiro nawe nasaga tumva kari muranywa kashizemo wigurira kawe wigurira kawe neneje inaji nyine njye se njya inzoga ariko hano ubona amazi nta n'amazi aba nyine reba ubuzima bubi wanteje so ugira ngo ugaragaze iki kuri umunyamakuru mwiza ntabwo aba ari byiza ariko ntabwo ari sawa abadukurikiye mu mbabarire yaga abadukurikiye Kigali News 25 uyu mugabo yaneje abantu none nsigaye mba mu buvumo n'avaga muri kadastiri iyo nayo ni inkuru nayo niyo nyine waneje nasa ruswa ngira amazi ko oya nta amazi tugira mane ni turanyisha jya kunywa cyo uri bunywe cyo hoha
Ubuki. uranywa cyoho Tuboneje abaturanyi banga n'amacyo wamamaza. nta mazi ahari Cyanyo turangije. Basi ugira impuhwe. Impuhwe? Korera abantu badukurikiye. ndagusukira muri kano gacupa nagwenagamo inaji kugira ngo ubone n'ukuntu nta gikombe nacyo ngira reka nta gikombe ngira nje gushinga ubuzima Waje kuri Kiss FM yo kuri YouTube. ndakura hiki Kaba ndakesi ya kabaye. mama reka ngo amazi mu gashupa urayemera kandi ubwo ndayasuka muri iyo njeri kandi uri imbere Yes. iyi urashaka guhengereza mu nzu yanjye Ako nabirenze. ndetse ko akajwari kanjye Sayo mazi. akajwari kanjye mba nagayije ugira ngo ugaragaze Mananga hari imibu man. hari n'ubuziza ahubwo kugira ngo ubone Ariko ndi mu kazi. nase akazi sakambere Aratetse mu mazi se. aratogosheje Ako nawe. Abantu bashaka kuntereza nzoka zanakonda. ahubwo urarwara kobra nta nubwo aranakonda gusa Uretse gato nyine. kugira ngo utabona ko ntakuroze reka nanayanyweho Shaka kuva yanywe nawe. ntayishaka se Fatuma azabona ko twasomanye. Fatuma wawe si iki Fatuma ni ubona yuko njye nasomanye rero kugusoma zo ni ibintu Neza ku cyumweyo. Yero mfata igikombe usuke hari. nta gikombe gihari ntago ndagura ibintu nta bikoresho ngira Nese okay ngaho twibwirire. Byaje bite kugira ngo wisange hano. nyine kuko wanteje abantu Nyine banza umbwire byagenze bite nyine. Yego narakubeshye kisi yose itazabibona. Ariko no mu kiganiro navuga ati si yose izabibona babwiye bakugira inama ukanga ukagira gute? Nubyumva ariko nta kibazo gihari ba. kirahari si wabibonye se Dushimira abantu 2000 barebye ikiganiro twagira. ibihumbi 2 sindanahura nabo Ari umuntu wavuze si wakibonye se ubundi. waranditseho ngo nasambaye n'umugabo wa mukuru wanjye Nyine- mbega viyuze None hari umuntu wavuze ngo wazaga kuri kamera ngo uzi ko byimwe. ntibibaze nyine nawe kariya kantu uriya karandiye ni ako kandiye cyane Ariko abantu ni umukobwa mwiza. umukobwa mwiza si icyo uza kuba mu mvumo Bajya gupfubura abakecuru bazaje kukureba. bareba nde ungiye kuzajya nkorana n'abantu bafite miliyoni kugira ngo mve muri izi mvumo Geranye nzaze musohoza. nawe se Tagaca. reba ariko nariko ni heza Uzi ko nyinjoro umujura nuko mu Rwanda ari umutekano. Hari na demokarasi. Mu Rwanda niyo wari udafunze nta kibazo. Ariko aramutse ari mu bindi bihugu nka biriya byo muri Congo. Mu leta nyinamo hariya. kereke pari Asa Ntacyo mbwira. bitwaye. Mukuru wanjye wakurukanye. Uzi ko Yaranyirukanye, wowe werekanye video. Reka mubwire. Hari umujama. Sibyo? Ngeje mwavanye kwiga. Sinezi kuri n'umunyeshuri. nyine ndi umunyeshuri Turahuriza ukuntu yambwiye. Yanutse igitutsi gikomeye. atari gutuka Uzi ukuntu yambwiye? ndumva nagutuka nuko ukuntu yambwiye? wubashye ko wambaye ingofero Ko nambaye? Jordan nako nicyo nari ngiye kuvuga Nambaye ingofero. wambaye Jordan uyu mugabo ateye ukuboko hejuru Uramukunda? ndamufana cyane niyo mpamvu nakubaye Do. nukuramo ndagutuka Nguki? nukuramo ndagutuka Warenguyemo. waruparawe Nanjye kujya kunywa ngo ndurutwe. Uzi umuntu ugabo ufite uruhara? mugabo afite uruhara Kunsutsu. yagumana ko Ahandi. oya tuvuge ibi dusubire ibi Nyine timo turiganirira. Erega nijya gukora ikiganiro, sibyo? wagikuriye nyine kuteza Nyine batse mubwire. n'abandi ujya ubagwa Nese warampamagaye. Ngo ni umunyamakuru ngo wa Kigali ngo wa Kigali ngo niyuze nitanga. yego Urongera bati niwe tu. niwe Ndabati ni njyewe. Wazama ikiganiro nkavuga. Buretse gato. Waza ariko navuze guys arambeshyera namubwiye angira inama ku giti cye aneza hanyuma kiriya kintu cyajya kugoza imbere ubu ngubu kirimo kirakureba isi yose irimo irakureba ubu none yashaka abanyamakuru bose baze bame ikiganiro ndakiba ariko mukuru wame nomero urashaka kumuhamagara se baranambwiye ngo ukunda gufata ntago nazi ubwo bagiye kumuteretera kugira iki kumugira iki kumutereta ngo gufata iki namwiza ngo urafata abantu ukabakomeza sarenze banyambitse twajyayo tukegera umwavoka tugakuramo icyo bita divorce akwambitse impeta se ni ibiki yawugaragaza gake se ko wambaye impeta se iri mu mutima ariko iyi iri mu mutima ko mbona ari icyuma cy'inshurabisi cyakoze hari umuntu nkunda nawe ariko nemera abagore bane hari umuntu witwa Jamila ndamusohoje Jamila ni umujyanama wanjye ni Marene wa Fatuma na sekiriteri bita Shemusa
se nabyo wari ubizi ko mbizi Security sekreteri wawe Shemusa nawe musuhuza seko nakigira databuja secretary wanjye no sekreteri wawe Shemusa ino channel shakuzazana oya ino channel zazazana umukobwa uzakora kigana mu gihe ntahari ikiganiro ngaho njyana nanjye nge ngo abantu gituma nkuko bikoze barazi kumenya hano ese barumbwira uwakurangiye hano ako uri bunanyishyure kugwa abantu gituma si byiza nanjye nta kintu mfite guys aranyishyura atanyishyura iyo nkuru ndayigura sexa kwera umuntu w'umugabo ubucura bwa Beneri ese atoragura ese nago nayitoraguye ku gipangu mu gitondo ariko naribi bashimiye Imana harimo inaji bagize n'umuntu hano ukubona batingiye kukuremera nawe bayanga se ayaka nago nayanga kurakoze wanga rimwe gacyura 0 aya si 0 ra numero ni kangahe bashaka kuyohereza se ndashaka azagira umuntu gukodeshereza inzu itari ya hano n'umujyama wiyaminiye w'umunyamahanga ariko umudiaspora uti gukora n'abandi njya mwumva njya numva abakobwa ngo nk'undi mu diaspora ngo ufite ngo police ngo rimwe ngo police abantu bari gusenga mana ndashaka umugabo ufite imodoka senga hano kuri kamera senga ujya kunsenga nanjye napfuka mu dusenga tugiye gusaba umugabo dusaba umugabo tugiye gusaba umugabo reka ngusenge oya ko nukwincyama abazina uransengera agiye kwisengera nisabira umugabo kuri kamera kamera sibyemewe wawe uburenganzira senga twagiye igira hirya nyine uretse gato igira hirya uretse gato uretse Imana nta muntu ugisakuriza wimvangira uko navuga kose iranyuma umugabo ufite imodoka twatangiye senga kadastre senga uretse oya ngo senga natangiye twatangiye nacecetse baza gusenga quelque part utanyumva kuko ndumva uri muratuma hari ibyifuzo by'abantu badukurikiye baza kumvamo apana twatugaba ngaho senga ngeze numva ngo abakobwa ngo basigaye basenga basonga ngo inzu zo muri Beneri ngo ntabwo bashaka izo mu njyoko mabirya utavuga muri Uganda mabirya kuko ari utayise wumva ko ari hano none ni nanavuye kaburimbo gusa ni kaburimbo iterambere hana se bahita ko mu biryogo duturanye n'ibwami we hana harya hano bari mu irebero haba amazu meza kwa rujije ni hejuru iri wa wundi byagenze kwa kundi nyine hejuru ni kuri Canal Olympique okay anga bahita uskuru bahita se shano bwa mbere mageze nanjye simazi mamazi icyumweru shani mu cyane ni mu cyane mvuye Nyarutarama nje kuba hano harya guys hitwa ngo iki Kamabuye gaki hitwa Kamabuye dusenge dusaba umugabo hano umugabo wawe nuse muri wa mugabo umupfubuzi upfubura amasogonda abapfubuzi se nge narapfubye mana nyagasani nimba nkora ibiganiro bikabisubiza ku bantu badukurikira amina uyu mwana w'umukobwa azagira ibisubizo byiza amina azasure kwa mukuru we azabyareho ngo nako amina komeze mukuru wa karaka uko wamunteranyije none yaranyanze urunuka cameraman kino gipangu nta musekete kigira abantu baransakuriza no bwa mbere nje bado reba abantu bakoze abantu bahuruye erega kurya babonye ndi umukobwa uvuye mu bikoma byavoka bavuga mu biyiko bya zahabu mu kiyiko cya zahabu uri umukobwa uvuye mu biyiko bya zahabu rero mu kiyiko cyo mu biyiko bya zahabu none barimo barabona ahangaha kandi kuba ariko mana Paul kuri ibyo byose ariko nyine baramemukiye mbabarira uzuma mvumva mu gihe tuke brage man ye nabikoze kugira ngo hagire umuntu abantu bakugira inama kandi bakugira inama nubwo arabajya muri commentaire bakangwa hari abantu basigaye bajya muri commentaire bakanuka Imana ibagirire neza reka nzenzane telefone ndeba aha harimo n'abantutse narabibonye ngo ndi inshinzi se no kugaragaza bamaze inshinzi uburenganzira ku giti cy'umuntu nago nge ndi inshinzi guys nago ndi inshinzi hari rubanda babangamiye se ese ko ngiye banyatsi kuma nka yibima bikarangira nigire kwibera gato baranyirukanye ngo bakwatse iki ikuma ngo kubera yuko uri kumva ikuma ni iki ikuma se cameraman abo bantu bavuga kaka konsakwe cameraman
abantu baza kunsabwa ko turimo turiganira ko niba abakiriya banjye abakoze subscribe abajya muri komanteri nubwire n'aba baturanyi banjye mwese mo barasakuza n'ubwa mbere abonye mikoro kameramani nanjye ahantu bita Kamabuye Kamabuye ikiganiro wakoze gifite views zingahe rete turebe 2,000 gifite komanteri 5 na like 20 na zingahe reka dusome komanteri sibyo comment umva ukuntu bantu cyane nakunzwe ariko cyakunzwe dukomeze dushimira abantu bakirebye iminota 10-15 sikumbona telefone yanjye rero nayo zancumuza yalla uretse gato nani inkuru nkomeze manuka reka mba navuze byinshi mvuze reka tunisoreze kwanza reka dusoze ugende uretse tunisoreze icyifuzo cyawe ni ikihe wumva ko wagira amahoro cyangwa wasubira kwa mukuru wawe nta kibazo nyine mwaramemukiye oya reka ngushakire nimero ya mukuru wanjye muganire birangira ubwo nyine niwe ndi bubishyireho ugende paka nsubiye aho nabaga nomero kuba ndaguha nimero umuhamagaye muvugane umwumvishe ko ntawe icyo nari ngambiriye gukorana n'umugabo we uri kumva subiraho nabaga mu muryango mwiza nkomeze ubuzima nagushimiye kuba waravuze atavuga ngo ndyamane n'umugabo mukuru wanjye ndetse ndyamane na murumuna we reka nigendere ndigendeye ariko mukuru wawe ntabwo arakwiye kukwirukana kubera yuko yararakaye kuko namuteje abantu uzi ikintu cyamubabaje ngo ni uko wagiye kubivuga kuri kamera ngo hari abantu bo mu miryango ngo igiye itandukanye ngo babifashe nabi ese wambwa n'ubundi narabikubajije kutagize igitekerezo cyo kumugisha inama gusa nk'ubu ko nari yabibonye kuri kamera kanyiruka nawe yari kubyumva ati ari nabwo yari kunyiruka none se ubuzima ubayemo ni ubuzima buteye gute bayeho nabi ni ukurya umunyu ukarenzaho amazi kari agacupa nsanzwe nywa ka energy uzi ko itera inzara mani utari none se ko ni umuntu ukanguriye nk'uko nawe umuhaheze se okay nomero za telefone nzashyira ku kiganiro 078 waretse kunyangurira nimba utashaka nako mushyiraho gutuma abantu nyine babo nimba udashaka ko mushyiraho 079 00 17 700 uretse gato 0790017 iyi nomero itanga bigenda bite bakugira inama bakugira inama bagusengere bakuremere bagira ibiki byose babikore akashaka abandemera cyane nta mugabo ukeneye umugabo ndacyari muto baba mbabarira ntawe ukeneye nta mugabo nkeneye sinze ngo abantu numvishe ngo basigaye bapfura njye sinapfubye guys ntago nigeze mpfuba wari wabikoraho oya nabyo ndakora urabyifuza oya yombi ijambo gupfubye biba bisobanuye iki kuri wowe gupfuba se si nk'ibishyimbo bitahiye ni nk'ibiryo uteka n'ibishyi nese wari ibishyimbo nanjye ndi ibiryo bikiri bibisi ariko uri imiteja muri cyangwa uri bitonore ni agahinja mu yandi magambo ndishoreje neza ariko uburyo witwaye ntabwo ari byiza oya ariko nta nubwo nagushaka numvaga nzanagutema kugutema umuryango w'anyara watemye undi ubamo se oya nari kuzabikora ndi uwa mbere urakoze ubwo muzamugire inama mujye muri komantere nagira ngo ajye ataje abantu bankurikiye ni abasirimu baba mu mahanga genda uyize turi nimba uyifite mfite taci genda yazane kanyizane ntunjira mu nzu yanjye reka manze amaguruka ariko oya usa nk'uwegeye inyuma ko ni ukwinjira wallahi ntabwo ninjira ndayizana saba dukurikire reka dusoreza impamvu ngo taci wamwandikira ukamugira inama wamusengera wamubaha ndayifite guys murabibona ko nyifite munyandikire muntere inkunga mundemere munangire inama kandi inama zanyu ndazishaka uracyamfite umujinya cyangwa mbabare cyangwa amazi ukansohokana muri mariyoti nta bushobozi mfite nanjye nirya nkimara nta kibazo ariko nubwo nyine wandaburije ariko uri umwana mwiza urakoze ndakoze katubashimire mwese mwamukutiye Kigali
news 500 twizere ko mumeze neza. Kameramani wa Nyamutantare 250 kuri Instagram uramufollowinga. Ushaka kamera zo gukodesha, ushaka amavideo y'ubukwe, ushaka amafoto meza, bahari cyane. Hamagara nomero iri kuri screen cyangwa ujye ku mbuga ze umwandike. Mwana mukobwa byihanganire, ariko ngewe nawe nyankora ikiganiro kimwe ngo kigende gutyo, ngerageza kureba ngo ese cyagiye nakoze cyagize ingaruka yihe nziza, cyagize iyihe ngaruka mbi, ese ninde nabamugamiye mu bantu nagiye nkurikira gukoresha ibiganiro bitandukanye, ninde nabwiye nabi, ni iki nakoze cyiza nkagishimira Imana. Jya muri komateri tujye inama. Ariko nanone ikiganiro vuvuzera n'ikiganiro cyitwa ngo havuyemo umwe twashira, iki nacyo kiracyakomeje zanyibagezaho buri munsi. Muri gitomo nagarutse kuko mwarabinsabye, reka ngaruke nyembereka byinshi bigiye bitandukanye, ariko ndizera ko mumeze neza.